Imana ikora, niturinda mu bibazo no mu byishimo, nitunganya ibyo tugambirira, n'umunezero mwinshi pe muze twishime kubw'ibitangaza Imana ikora, niturinda mu bibazo no mu byishimo, nitunganya ibyo tugambirira. Adamu niwe wa mbere wabanje kuremwa mw'ishusho y'Imana ishobora byose, afite ubwiza butangaje bw'Imana yo mw'ijoro, n'umunezero mwinshi pe muze twishime kubw'ibitangaza Imana ikora, niturinda mu bibazo no mu byishimo, nitunganya ibyo tugambirira, n'umunezero mwinshi pe muze twishime kubw'ibitangaza Imana ikora, niturinda mu bibazo no mu byishimo, nitunganya ibyo tugambirira. Satani yashatse uburyo yashuka umuntu akoresheje ishusho y'inzoka, ariko Yesu aragoboka ab'incungu yacu twese, n'umunezero mwinshi pe muze twishime kubw'ibitangaza Imana ikora, niturinda mu bibazo no mu byishimo, nitunganya ibyo tugambirira, n'umunezero mwinshi pe muze twishime kubw'ibitangaza Imana ikora, niturinda mu bibazo no mu byishimo, nitunganya ibyo tugambirira, n'umunezero mwinshi pe muze twishime kubw'ibitangaza Imana ikora, niturinda mu bibazo no mu byishimo, nitunganya ibyo tugambirira.